Barundi kazi, nshuti z'Uburundi, nabonye indege nyinshi zitera amamisire menshi by'umwihariko. Mbona iki kibuga cy'indege cya Bujumbura hari kugwa ibisasu byinshi cyane. Yego, mbona igihugu cyose umwotsi uri gucumba w'ibisasu bigwa ahandi, kandi nabonaga nta muntu uri kurwana. Nabonaga rwose nta muntu wari uri kurwana ngo arwanirire Uburundi cyangwa arwanirire igihugu cye. Abantu bahunze, abandi bariruka, abandi barihisha. Inzara yisha abantu, ubwoba bwisha abantu. Rwose ibi nkubwira, ube maso usenge, kandi nanjye unyemerere mbanze sengere uyu mwanya ngiye kujyamo ubutumwa bwiza afite iyerekwa rinini, kuko nabonye Evariste Ndayishimiye apfa, cyangwa se atanga, reka tubivuge uko, kuko nabonye marayika ambwira ngo bo bari gutoza amahera yo kwigina itsinzi cyangwa se yo gufeta iminsi mikuru yuko batsinze amatora atandukanye, ndetse ngo bimirije andi ya 2027. Mugabo uhoraho yampakaniye arambwira ngo oyaye, ni ikinyoma n'ishitani uri kubahenda. Ntabwo Evariste Ndayishimiye agifite igihe cyo kubaho. Imana yambwiye ngo naraguhagurukije, ahubwo yaba yari afite ubwenge yagatanze iby'inzu ye. Raga iby'inzu yawe, koko urupfu rukuri inyuma kandi urupfu rwagushyikiye. Kandi ngira ngo ni ubwa mbere mvuze yenda muri ubu buryo bweruye 100%, yenda titire twavugaga, ariko ubu twabonye kofirime y'Imana. Kuko muri uko kwa 10 hari ugusenyuka gukomeye cyane kwa CNDD-FDD, hari ukunanirwa gukomeye cyane mu bantu bose bashyigikiye cyangwa bari kumwe n'iyi ngoma y'aba CNDD-FDD, kubera ko Imana ibyiri gusenya ntushobora kubyubaka, kandi iby'Imana yatatanyije ntushobora kubyegeranya, ntushobora no kubihuza. Ariko nyemerera tubanze dusenge, niturangiza turabandanya ubutumwa uko twabuhawe. Uwiteka aze kudufasha, ntitugabanye ntitunongere. Mwami Yesu, turagushimiye, uri Arufa, uri Omega. Burundi buragutegereje ko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi natwe turagushimira ko turi indogobe, nawe ukaba muri twebwe ngo ukore umurimo nk'uko isezerano ryawe wari dusezeraniye. None rero Mwami, turatangiye umwigisha n'umwigishwa, twuzurizwe imbere yawe. Uha umugisha umuntu wese ugutegeye ugutwi muri ubu butumwa bwiza, butangiye bunashoje, mu izina rya Yesu Kristo. Umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe iteka ryose, amen. Nabonye igihugu cyose gicumba umwotsi, igihugu cyose kizamo imyotsi y'ahantu ibisasu byagiye bigwa. Nabonye ingoma ya Neva irangira nabi cyane. Yarangiye nabi cyane. Nimba ivuga uko harimo umuntu uza kumva ari kera cyangwa se ari ahazaza, oya, ni ibintu bimwegereye, kuko nabonye urupfu imbere y'ishobora byose. Kurahira ni icyaha. Mbona urupfu mu bitugu bye, rwamusumiye amaboko y'urupfu, intambwe z'urupfu. Umuntu witwa urupfu ahagaze imbere ye, amaboko y'urupfu aramusumira. Ibindi mbona marayika avuga ngo amatwi yabo yanze kumva, cyangwa se banze kumvira Imana. Niyo mpamvu nta mwiteguro wabayeho cyangwa wo kumva no kumvira.
Imana yambwiye ngo yakoresheje abantu benshi batandukanye, hari abamugezeho nawe ubwe, hari ibyo azi, hari n'ibyo yagiye abona, ariko bajya bavuga ngo amatwi arimo urupfu ntiyumva ihoni. Ntabwo ariko yenda ajya ari byo mvuze, yenda kuvuga ubutumwa Imana yamaye, hari impamvu ubwo atabyumvise cyangwa se atumviye cyangwa se atamenye. Ariko buno tuvugana abarundi bamwe bagiye kuba mu gihe cyo kunezerwa, abandi babe mu gihe cyo kurira, kuko urupfu rurababaza. Nubwo umuntu yaba mubi kajana akaba mubi rwose, ntabwo abantu bashimishwa no kubona umuntu apfa na busa, kandi nanjye ntabwo ibyo bintu bishimisha. Ariko story niseguye kumbonera kure n'abandi bantu bari mu bitugu bye, bafatikanyije ibikorwa bya misi yose, baba bavuga bati nagumeho yenda tuniyibire, kuko iyo perezida ariho hariho abaprofita kw'iyo ngoma, kwiba, kuriganya, kunyanganya, ugasanga nyine abo birabatunze. Abo rero bahita bavuga bati nagumeho rwose. Hakaba n'abandi rubanda rusanzwe nabo baba babayeho nabi, barabuze iyo bava n'iyo bajya, bakavuga bati yaba uyu yaravuyeho rwose natwe twagira umugisha tukabona turuhutse. Nza kubona rero mbona amabarabara amwe n'amwe yabomaguritse, ibyapa babiranduje, ibindi babirimbuye, ibintu by'abadede babihingaguye. Nabonye igisa n'umujinya mu bene gihugu, biriya bintu by'ibishyinga bubaka bagashushanyaho inkona, muzabona ahantu hatandukanye. Ni ukuri kw'Imana, ntabwo ari ukuri kwanjye, si n'ukuri ko muri siyase, si n'ukuri kw'abantu, ni ukuri kw'Imana. Biriya nabonye abenegihugu babishoramo amasuka n'amapiki, barabihinga. Bijya bintu bubatse by'ibishyinga igihugu cyose bazabihinga umunsi umwe. Nabonye abantu barabihingagura, bari bamaze kumva itangazo gusa ngo neva byarangiye. Barabihinga, barabirimarima, barabicocacoca, barabisenyagura, babihonda hasi. Marayika wanyerekaga arambwira ngo uyu ni umubabaro cyangwa se ni agahinda bakabituye neva, ariko bo bashenye ibi bishyinga cyangwa bakubise ibi bishyinga cyangwa se ibyo bintu by'ibisitatu ukuntu babumba bakubaka ukuntu, ngira ngo nibyo batuye uyu mujinya. Ngira ngo rero izi mbonesi nazo zabaye nk'inzuki zitagira ugwiru, ariko zimwe nazibonye Tanzania. Benshi bahise bajya Tanzania guhungirayo, barahunga nka kurya ba Niyombare bahunze 2015. Aba nabo nabonye bahungira muri Tanzania. Ni ukuvuga ngo musenga, mudasenga, muririmba, mutaririmba, umuntu wese akwiye kuba maso, akaba maso 100%, ariko akabera maso ubugingo bwe n'ubuzima bw'agahagarara. Koko muri uku kwezi kw'icumi n'ukwa 11 no mu kwa 12 mufite kureba ibintu biteye ubwoba, kumva ibintu biteye ubwoba. Nubwo yenda umuntu atapresheje ngo adome ko ababwire ngo itariki nini mwitegure, sinabyiza, ariko nge mbashije kukubwira ngo aya mezi 3 niba usenga uze gupfuka mubwire Uwiteka uhoraho ahwejesha amaso yawe akwereke ibigiye kuba. Nta muntu tubujije gukora, nta n'umuntu tubujije ibikorwa bya misi yose. Harimo abantu bahita bahagarika buri kimwe cyose, kereka Imana nibikwibwirira ngo bihagarike, kuko igihugu kigwa mu bibazo abantu bakora, kinagwa mu bisubizo abantu bakora. Yesu azaza abantu bakora. Bibaye ibyo Yesu yatubwira ati nzaza kuwa 5, abarangura bakabireka, bajya kwiga bakabireka, ariko isi kugitangira ni nako izarangira. Ngira ngo rero harimo igihe dutangaza ubutumwa, umuntu akabyita ibya politike, undi akabyita ibyo abantu bari gupfa n'abandi. Ariko aha
amazi yarenze inkombe. Ikimenyetso cya mbere uhoraho abahaye, nimubona ingabo z'abarundi zimwe zije, zaze ejo, zaba zije iri joro, zaba zaje ejo bundi, kuko hari ibintu bizabomoka mu gihugu ingabo zimwe zikiri muri Kongo z'abarundi, ariko izindi harimo guhunga cyangwa se gusubira inyuma zikagaruka mu gihugu, cyangwa se zigahita zihunga zikava mu gihugu. Icyo ni ikimenyetso uhoraho abahaye cyihutirwa muri Burorera, ababishaka n'ababishima. Izi ngabo z'abarundi zirenze 10,000 ziri muri Kongo, nimubona hari ingabo zongeye kuvamo zikasubira inyuma, hakazamo akajagari mu gisirikare kamwe gusa, atari ibi bya Prime niyo ngabo wafunguje abantu abandi batabishaka, atari ibi by'abatorokeye mu Burusiya, atari ibi ngibi by'abarifunze banze kujya kurwana muri Kongo, ibindi ni ibishya. Kandi ibyo mubyitege kuko genda kubirebera hafi cyane nk'umuhanuzi. Nagira ngo rero nkubwire ngo tugeze ahantu umuntu akubwira ngo komeza urugendo wihangane, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje kutujyana. Komeza gusenga wihanganye, komeza gukizwa wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje kutujyana. Ni ukuvuga rero ari Gisekedi nta bushobozi afite bwo kubihagarika, nta n'ibyo azarinda, nta n'ibyo azakiza, ahubwo byibonekeje uko nyine, bije uko nyine. Hano rero tugira abantu bahita bavuga ngo ni uburofa, ni ubujuju, ni ubusazi. Ibyo ngibyo tukijya mu muhamagaro wo kurikira umwami Yesu yaravuze ngo nibabatuka, nibabasuzugura, nibabanyohaguza, nibabahimba amazina, muzitere hejuru mushime, kuko icyo gihe ubuntu bw'Imana bwanjye buzaba buri muri mwebwe, muzahabwa impera n'ingororano ku rwego rwo hejuru. Nanone hano ntanzemo itangazo, musengere Bunyoni ari kuborezwa igufa, cyangwa se afashwe nabi, cyangwa se ubuzima bwe ntibwifashe neza. Agira ngo sabe rero Bunyoni mu musengere ntacikane, ntahure n'ubu burozi ngo buhite bumwica rwose. Amaso yacu nta wifuza kubona ikiziga cye cyangwa kumva ngo yacikanye. Urumva ni ikintu kitari cyiza ofete. Rero abakunda igihugu mu musengere, mpamya ko biragoye nyine, ariko mubikore, kuko gusenga ni uburenganzira bw'umutima n'umuntu mu bwenge bwe no mu bushobozi bwiwe. Ni inkuru nyine umuntu ajya no kuvuga akabura n'aho ayihera, ukabura n'ibyo wayivuga. None nk'ubu wavuga ngo baramuziza icyo, umuntu aba yaramufunze imyaka 5, ngira ngo amazemo imyaka itari mikeya. Mugabo nabyo ntibibashimishije, bati mushaka uburozi umushakishiriza aho kuba habi muri gereza, hatazavugana n'aba, hatazatunga telefone, ibintu nyine munyumvishirize. Ibyo bintu rero urumva ni akamaramaza. Rero hari amasezerano y'u Burundi agiye gusohora, kandi hari ijambo Imana yavuze rigiye gusohora. Ni ukuvuga rero inda yose igiye kuvuka, ibi y'ukwezi kumwe, ibi y'amezi 2, iva amaraso. Yego, ngira ngo rero n'u Burundi iri ni isezerano rivutse, kandi rivutse biri ntanyegayezwa cyangwa biri ntasubirwaho. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo
urukundo n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barurutse muva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka muva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Zishaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo n'amarira azaba mu ijuru. Shalom shalom nshuti bavandimwe, turaguhaye ikaze kandi turakuramukije mu izina rya Yesu Kristo cyangwa se Umunyanazareti, wowe uteze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Amahoro neza, turakugumbiriye. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu munsi turagaruka ku ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe, igice cya 3 uhereye ku murongo wa 7. Haravuga ngo uwera kandi w'ukuri aravuga aya magambo yeruye ati: shyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Ninjye ukingura ntihagire ukinga, kandi ninjye ukinga ntihagire ukingura. Ni ijambo ry'Imana tubona muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe, kigisha abantu bake bakunda kukigisha, ariko ntabwo ari benshi cyane bakigisha. Ni ukuvuga ngo habaho gukinga no gukingura. Umuntu wese uteze amatwi Mbabazi TV gatatu, iyo inzu ubamo irakinze cyangwa irakinguye, umutima wawe muri Kristo urakinze cyangwa urakinguye, uri open cyangwa se uri off, kimwe muri ibyo. Rero Yesu nawe ngo yanyuze muri uyu mudugudu w'i Filadelfiya, ahanyuze aradodora cyangwa se arakomanga. Hano kera uburyo bubakagamo bwari uburyo bugoye cyane. Wasangaga yenda example nka Bujumbura yose ari igihugu cyangwa yenda nk'i Filadelfiya, noneho kuriya twubaka igipangu cy'inzimwe niko bubakaga, bo bagazengurutsa igikuta cyangwa se igihome igihugu cyose. Barangiza kuhazengurutsa icyo gihome, bagasigaza amarembo yo kwinjiriramo n'ayo gusohokeramo. Ibi bintu mu mwuka bifite icyo bishushanya.
yenda ariko nkiraho. Mu gitondo rero ngo urugi rwakingurwaga n'abagabo 1000 b'inkone. Tuvuze inkone tuvuze abagabo bitangiye akazi k'umwami, bo bakitanga gukorera Yesu cyangwa se bakitanga gukorera Kayizari. Iyo tuvuze umwami, habaho umwami w'isi, habaho umwami w'ijuru n'isi, hakabaho n'ubwami bwa Shetani. Hano rero ndagaruka ku mwami Yesu waje akomanga amasaha atarayo kugurura, bari bamaze kugara, akomanga prirotari. Dusipoze kubwo yakomanze mu masaha 4 kandi abantu 1000 bakinguye mu gitondo. Bamwitegereje babona yambaye rugabire, babona yambaye ikanzu, babona ivumbi ryamurenze, baramusuzugura, ntibabiha agaciro, bimuviramo ko atari bukingurirwe. Ariko kubw'umwami wacu Yesu Kristo, mu bushobozi bwe n'ubutware bwe, arambura ikiganza gikingura, arinjira. Arongera arambura ikiganza gikinga urugi rwabo, ariko bongeye gukingura ntibyakunda. Mu yandi magambo, we yarinjiye akinguje imbaraga n'ubushobozi afite. Amaze kwinjira arabakingira, kandi habura uburyo ki bakongera gukingura ngo binjire. Ubwo abari hanze, iri pare ko bagumye hanze, n'abarimo imbere baguma imbere, koko kurira igipangu ibwami tekinoloji yari itaraza. Bari kuba unyuze hejuru, ntabwo uri intama, uri umusuma, uri umunyazi, kimwe muri ibyo. Rero Yesu hano bivuze iki kwinjira agakinga? Byari bisobanuye ko tugeze mu byahishuwe, igihe kizagera urugi rukingwe kandi ntawe uzarukingura, ariko igihe nanone kirageze ngo rukinguke, ariko nta n'umuntu nanone warukinga. Yesu yarukinguye, ariko nanarukinga ntawe uzarukingura. Biza kurangira rero mu butware n'ubushobozi bw'umwami Yesu yinjiye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none twese turi umurwa cyangwa se turi Philadelphia, esike hari ahantu na hamwe Yesu atakinjira? Hari ikinanira Imana? Ubwo niho nashatse kugera. Ese hari ikintu cyaba kinyegeje Imana itazi? Ese hari inzugi ab'isi bakinguza, hari inzugi ab'isi bakinga, ifunguzo zabo bakinga aho hantu ntibibe byashoboka ko umukozi w'Imana yinjira cyangwa se ahamenya cyangwa ahagera? Igisubizo ni oya. Ab'isi nta rugi na rumwe bagira bakingisha wowe utakingura mu gihe wizeye umwami Yesu. Yego, eske nubwo ab'isi bubaka ibikomeye, bakubaka ibikomeye, Yesu atakingura? Nubwo baroga, nubwo bakora biriya na biriya, nubwo banyura hariya na hariya, ese hari urugi Shitani yashyize ku buzima bwawe? Ese hari urugi abadayimoni bakingishije ku buzima bwawe? Umaze igihe wifuza gusohoka, umaze igihe wifuza gukingurirwa. Ese nawe upfukamanye nanjye uri kuvuga ngo uri gusenga usaba ko Imana yagucira inzira ko yakingura? Ndaguhumurije nkubwiye ko Imana ifite imfunguzo zo gukingura aho waburiye imfunguzo, kandi ndaguhumurije abahakinze, nubwo ari ubwami bwa Shitani bwahakinga, nubwo ari ubwami bwa Kayizari bwakugara, ariko mu izina ry'uwadutumanye ubutwari n'ubushobozi, numwizera ugakomanga bikanga, akarorero, ugasenga bikanga, ukaririmba bikanga, ugashakisha bikanga, ku murango no mu ijoro, muri wowe nihabamo umwuka w'ubutwari, n'ubundi nta rugi ruriho, urakoresha ubutware Imana yaguhaye. Ejo twigishije ubutware buba mu birenge, mu biganza, twigisha n'ubushobozi buba mu birenge. Muzakandagira inzoka na sikoropiyo, kandi muzategeka, umusozi uzatabwa mu nyanja,
ofete hari ibintu byinshi Imana yaduhaye, nuko twebwe tutabigenderaho, nuko twe tutabizirikana, nuko tutabyibuka. Dusoma Bibiliya ariko ugasanga ibirenge byawe ntubyibuka, twasoma Bibiliya ibiganza byawe ntubyibuka. Twaba turi mu gakiza ugasanga umuntu ari gusoma muri Yesaya, aho uzi nawe wumvise basoma nka mano, gusoma Bibiliya nk'uhabwa amano, kubumbura agapaje kamwe cyangwa agapapuro kamwe mu kwezi, mu mwaka, mu ndwi, ukaba ari gusoma. Mu busanzwe Bibiliya ivuga ibintu byinshi byo kugira ngo nawe ube wubakitse kandi ukomeye kandi uhamye uri nta nyeganyezwa. Ni ukuvuga rero natwe muri uru rugendo tugira, hari ahantu ugera ugakomanga bikanga, bakagusuzugura bakaguseka bati dore umusazi, bakagusuzugura bakagutwenga bati dore uriya we ninde, ni ibiki. Hari ahantu tugera urugendo rwacu tugasuzugurwa n'amategeko y'isi, hari aho tugera tugasuzugurwa n'imbaraga za Shetani. Ofete impamvu ibyo bikubaho cyangwa se bitubaho bikaba byibonekeza cyangwa binagaragara mu ivugabutumwa, mu rugendo rwacu rwa buri munsi tufite rwo kujya mu ijuru, ni uko muri twebwe akanwa kacu ubushobozi bukwiye kuba burimo nk'umuriro, bukwiye kuba burimo ku buryo usohora ururimi rugakora ibitangaza mu ijambo uvuze, hakaba abamarayika bahita basisi. Kuko niba usohoye ijambo mu butware bw'Imana nka Eliya wavuze ngo isi niyasame, ubwo hari abamarayika bashinzwe guhita basatura mu isi kabiri. Niba akanwa kawe kavuze ngo umuriro nimumanuke, hari abamarayika bashinzwe guhita bacana umuriro, kandi ntibacane umuriro woroheje. Niba akanwa kawe katuye kakavuga ngo urugero ni habiki, icyo kintu ukaba ugikoze wowe mu nyungu z'Imana nawe cyangwa se ijuru, ntabwo bari bugikore mu rugendo rugufi, ahubwo kirakorwa mu mbaraga nyinshi cyane. Ni ukuvuga amatwi yawe ushobora kumva ibintu, amaso yawe akabireba, wowe ukabifataho decision. Warangiza gufata decision ukisaka muri wowe ko harimo bwa bushobozi buva mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo nuko Samusoni arikunkumura cyangwa arikunguta cyangwa ariyagayaga kugira ngo yumve ko inkomezi zikimurimo, ariko asanga zaheze. Niba umusatsi ukikuriho, ibanga ry'Imana rikaba rikiri muri wowe, niba ubushobozi bw'Imana bukiri muri wowe, kinaragwana ribarikiwe. Niba muri wowe hakirimo ukuboko n'ikiganza cy'umwami wacu Yesu Kristo, nagira ngo nkumenyeshe ko hari aho ukwiye kugera ugakoresha bimwe mu butware n'ubushobozi, bimwe mu bimenyetso n'ijambo, nawe ubwawe ukanaverifiya ko muri wowe koko harimo ubuntu bw'Imana. Ariko niba aho usanze hakinze, urabyihorera unyagirirwa inyuma cyangwa ukenera inyuma cyangwa uburira inyuma, aho usanze byaranze nta yandi mahitamo, urarira, uririra imiryango, uririra abantu. Oyaye, ntabwo mu rugendo rwacu Eliya amaze kubona agasuzuguro k'umwami kazi, umugore wa Ahabu wari warazanye ibigirwamana mu gihugu cya Isiraheli, ntabwo Eliya yagiye kuririra abakozi b'Imana bagenzi be, ntabwo yagiye kuririra ijuru, ahubwo Yesu yaravuze ngo musengere mu kuri no mu mwuka. Niba ukimara kubona ko ibyo bintu ari ukuri, ufite ubushobozi bwo kubikemura nta yandi mananiza, nta kindi kintu wongeho cyangwa ugabanyijeho, ukakemura ibyo nyine. Niba rero muri wowe harimo Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, bo barahagije. Niyo mpamvu rero nka Elisa mu rugo rw'umushunemukazi ntabwo yigeze agira negosiyasiyo iyo ari yo yose. Yarabajije ngo ese mbasabire uwuhe mugisha? Baramubwira ngo nta mugisha dukeneye, turashima Imana, nawe twaragufashije bigenda neza, amen. Undi aravuga ngo shingiye ku byo mwankoreye ntabwo ari ngombwa ko tunegosiye, ahubwo mbahanuriye, muri make yabahanuriye ku ngufu. Arababwira ngo
umwaka utaha nk'iki gihe muzaba mufite umwana w'umuhungu, kubera bose bari bakuze batakijya umugore atakijya mu mihango, umugabo nawe yiyandayanda abona ari mu zabukuru, baraseka nyine baravuga turakoze. Ariko koko iryo jambo risohotse mu kanwa k'umunyamategeko, koko risohotse mu kanwa k'umucamanza cyangwa se k'umugenzacyaha, koko risohotse ari ukuri, ari imyanzuro iturutse ku muntu w'Imana. Imana yabishyize mu bikorwa, umugore arasama, ndetse yenda Imana yaje kubahana kuko batari bizeye ikibabwiye, umwana aza gupfa. Ariko nabwo uyu mugore aba umunyabwenge cyane, Imana iramuzura. Ni ukuvuga ngo mu rugendo rwawe ufite intwaro y'amaboko, ishobora kuba itari gukora, kuko aya maboko n'intoki ziriho mu bijyanye n'umurimo w'Imana n'ubushobozi mu rugendo rw'abajya mu ijuru, bifite signification, bifite ubusobanuro, kandi hari ibintu bikwiye kuba bikorwa bikozwe n'ayo maboko. Iyi ni intwaro, ni intwaro. Intambwe amaguru yawe, iriya ari amaguru yawe, ni intwaro. Aka kanwa ni intwaro. Ubwenge n'umutima bikabavora yo kuyobora uru rugendo urimo. Ofete rero kuba bisi bo birukira bisi bagenzi babo, shitani agahaba abantu biwe, twebwe ugasanga turi mu bwigunge, turi mu bibazo bitandukanye, ugasanga ibintu byagoranye. Ni ukuvuga ni ukucuracura mu mutwe, cyangwa se ubwenge bwacu ntibube ku kigezo cyiza, shitani akaturiganya umugisha wose twakabaye dufite rwose 100%. Shitani aturiganya umugisha twakabaye dufite 100%. Ubwo urumva muri twebwe, ejo narabibabwiye, hari systeme nyinshi zidakora, hari tekinoloji nyinshi zidakora, ikoranabuhanga ry'umwuka muri twebwe, tekinoloji y'umwuka muri twe, systeme y'umwuka muri twe, nukuri ikigezo bikoreraho sicyo byakabaye bikoreraho. Turinginga ijuru, turasaba ijuru ryongere rihembure muri twebwe, cyangwa se imvura y'umugisha, imvura y'urujojo igwe muri twebwe. Urumva rero muri twebwe urugendo dufite, ibikorwa dukora, turi ku rugezo rwiza rwo kumenya, dufite ubwenge bwo kureba ko ibyapfuye muri twe umuntu yaba abizi, bizima muri twe umuntu akabimenya, kandi umuntu akamenya ko ari ku rutonde cyangwa se ari mu rutonde, byatworohera. Ngira ngo dukoresheje iminota myinshi, ariko sorry, ariko mwihangane. Turagushimiye Mwami Yesu, ubutumwa bwiza uduhaye tutagabanyije, tutanongereye. Umugisha umuntu wese witanze agafungurira umutima we n'ugutwi kwe n'ubugingo bwe kwakira iri jambo ryawe. Umugisha rero bene data bose dusangiye ukwizera, dusangiye ijuru n'ubwami, umugisha umwanya n'akanya, twese dufashe tukwizeye, tukwiringiye kubw'ubuntu bwawe Yesu. Himbazwa rero nyaguhora ku ngoma, upfukamirwe kandi ushyirwe hejuru. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe iteka ryose, amen. Imbuto rero duteye imere muri wowe, kandi mu izina rya Yesu Kristo uhezagirwe cyane.